nongeye kugusuhuza nkwifuriza ubuntu n'amahoro biva ku Mana. Ndagushimira ko ufashe aka kanya kugira ngo wumve iri jambo. Njyewe nitwa Manzi. Uyu munsi ndifuza gukomereza ku cyigisho natanze ubushize ubwo nasobanuraga uburyo tunesha ibigeragezo, cyane cyane nibanze ku mpamvu Yesu yajyanwe mu butayu n'Umwuka Wera akageragezwa n'umwanzi. Ibyo twabisomye muri Luka igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Niba utarabashije kumva icyo cyigisho, wareba kuri YouTube channel yacu yitwa Bethel Art of Worship kugira ngo ubashe kuyihuza n'ibyo ngiye kuvuga uyu munsi. Tukiri muri icyo gice cya 4 cyo muri Luka, reka turebere hamwe uyu munsi umwanzi utugerageza ubushobozi afite n'uburyo twitwara igihe atugerageje. Yesu amaze kugera mu butayu yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, arasonza. Maze umwanzi Satani aramwegera amugerageresha ibintu bitatu, ariko Yesu amunesha muri byose. Ibyo bigeragezo bitatu bibumbiye hamwe ibigeragezo twese duhura nabyo muri iyi si nk'abana b'Imana, ariko akenshi tukananirwa bitewe n'uko tuba tutazi uburyo twanesha. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Imana igukiza ubutware bwa Satani, kuko ikuvana mu bwami bw'umwijima ikakujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Rero Satani ntabwo aba akigutwara kuko nta bushobozi aba akigufiteho. Ntiyakwiba, ntiyakwica, ntiyakurimbura, kuko ijambo ry'Imana rivuga mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo 3 ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Rero muri Kristo ubuzima bwawe buba bushinganye 100%. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibanga ryo kunesha kwacu, tugomba kubanza kumenya aho duhagaze. Urugero, iyo ureba umupira w'amaguru, ureba finali y'umukino hagati y'ikipe ufana n'iyindi, ntabwo uba utuje, uba wagize stress kuko uba ushaka ko ikipe yawe itsinda. Igihe cyose umukinnyi wawe asa nk'uwegereye izamu agiye gutsinda, nawe mu ntebe urahaguruka ukenda kujya gutsindana nawe. Ibyo byose biterwa n'uko uba utazi uko umukino uri burangire. Iyo stress, ubwo bwoba, ibyo byishimo biterwa n'uko uba utazi ibiri imbere, kuko icyo ukora gusa nuko uharanira ko ikipe yawe itsinda. Wagira amahirwe mugatsinda ukishima. Iyo bukeye bagasubizamo umukino, ndakubwiza ukuri yuko cya gihunga ntacyo uba ugifite, ugira amahoro ugatuza. Akenshi nta nubwo wirirwa unawureba. Kubera iki? Nuko umukino uba warawubonye kandi ubuze ukuri burangire. Icyaba cyose uko byaba byagenda kose, igikombe muba mwaramaze kugitwara. Dukwiye gusobanukirwa yuko ku musaraba Yesu yamaze kunesha Satani. Umukino wo kurwanya na Satani no kumutsinda wamaze kuba. Igihe Yesu yari ku musaraba ntibyari byoroshye. Ijuru, Imana n'abamarayika barimo bakurikira. Stress yari yose. Apfuye habubwira kabiri, ibintu biracika, abantu bagira ngo birarangiye, baramuhamba amanuka ikuzimu. Abigishwa bamukurikiraga baratatana, bajya kwihisha kubera isoni n'ipfunwe, kuko batari bazi ibiri imbere, ntibari bazi uko umukino uzarangira. Ariko ku munsi wa gatatu Yesu arazuka, azukana intsinzi, yambura Satani ububasha bwose yari afite. Mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 na 15 haravuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani, abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Mu Bakolosayi 2:15 hakavuga ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Yesu rero yanesheje Satani rimwe kandi by'iteka ryose. Nta wundi mukino uzigera ubaho. Igihe cyose aduteye akatugerageza, ntiturwana nk'abaharanira kumunesha, ahubwo tugendera mu ntsinzi ya Yesu ku musaraba. Tukarwana dufite amahoro, nta gihunga, nta bwoba, kuko tuba tumeze nk'abareba umukino wamaze gukinwa. Uko Satani yakwigira kose, amayeri yakoresha yose, tuzi neza tudashidikanya ko ku musaraba umukino warangiye atsinzwe.
Petero kubera gusobanukirwa uku kuri yanditse uru rwandiko rwa mbere mu gice cyayo cya 5 umurongo wa 8 n'uwa 9 ati mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Kumurwanya hano bavuga si ukujya kumutera ureba uko wamutsinda, ahubwo mu cyongereza bakoresha ijambo resist him standing firm in faith. Résiste-lui avec une foi ferme. Bivuze ngo intambara ashoza, ibigeragezo azana ubasha kubinesha kuko wahagaze wemye mu kwizera. Kwizera iki? Kwizera ko Kristo yamutsinze kera. Umunsi kwizera ugukuye ku byabereye ku musaraba ukagushyira ku mbaraga zawe no ku bwenge bwawe, uwo munsi Satani azaba agufite kuko ntacyo uzaba uhagazeho. Nubaho mu buzima bwo kwizera Yesu ukizera ibyo yakoze, ntuzigera ugira ubwoba bwa Satani n'ibyo akora, kuko kwizera kumaraho ubwoba. Kwizera kuguhishurira gukomera kw'Imana kukanaguhishurira intege nke za Satani. Iyo urebye iyi nkuru ya Yesu mu butayu ubasha kubona neza uburyo Satani adakomeye. Ntiyigeze aza kumugerageza mu minsi ya mbere, ategereza ko iminsi 40 irangira yagize inzara, ashonje, asa n'uwenda gupfa, arangira amugerageza. Mu by'ukuri ubaye uvuga ko uri umuntu ukomeye w'igihangange, twabimenya neza ari uko unesheje ikindi gihangange. Ntiwafata umwana muto cyangwa umurwayi wenda gupfa ngo urwane nawe warangiza ukavuga ngo urakomeye. Imbaraga z'umuntu zigaragarira mu bimuhinyuza. Urugero, Samusoni yiswe intwari kuko yahuye n'intare arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene, yica abantu 1000 akoresheje igufwa ry'umusaya w'indogobe, ahirika inkingi zari ziteze inzu, yica abantu 3000. Dawidi nawe yitwa intwari kuko yishe intare, yica idubu, yica na Goliyati wari wazengereje ingabo zose z'igihugu. Ariko Satani we abona ko Yesu amaze iminsi 40 atarya atanywa, amushoza w'intambara. Ubuse ubutwari buri hehe? Ahari nitwaba tuneshwa nuko Satani tumuha imbaraga nyinshi mu bitekerezo byacu kurusha icyizere tugirira Imana. Nasanze abakristo ari twe ba mbere duha Satani uburemere atanafite. Ibyo tubigaragaza kenshi mu masengesho yacu n'umwanya tumuha mu materaniro. Kubera kutamenya ko yaneshejwe, nawe yuririra kuri uko kutamenya kwacu maze agatubuka, kugeza aho bigorana ko dutangira amateraniro cyangwa ikindi kintu cyose tutabanje kurwana nawe, tukamukandagira, yewe tukamusohora mu nzu, ariko n'ubundi ari hahandi turi mu musange hanze dushoje. Ntabwo mvuze yuko umwanzi adakora uko ashoboye kugira ngo aturangaze ngo tutumve ijambo ry'Imana, ahubwo icyo mvuga nuko kumutindaho cyane tumwitirira ibyo byose tuba dutakaje igihe twari kuba dushyira hejuru izina rya Kristo, tukaryoherwa ubusabane n'umwuka wera, kuko ibyo nibyo bigize amateraniro nyayo yabera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho umwuka w'umwami ari haba hari umudendezo. Niba aho umwuka ari hari umudendezo, kuki duhora dutinya ukubaho kwa Satani? Satani rero amaze gusanga Yesu ari mu ntege nke z'umubiri nk'uko natwe adutera iyo dufite intege nke, aramugerageza. Ubutaha wenda nzavuga mu buryo bwimbitse ibyo bigeragezo yamuzaniye, ariko uzasanga ibisubizo Yesu yamuhaye byagaragaje kwizera n'icyizere yari afitiye Imana, apa n'icyizere yari yifitiye kuko we ubwe yari afite intege nke. Kandi Satani yamwerekaga iby'umubiri wari ukeneye ako kanya, ariko Yesu amuneshesha kwikomeza ku Mana no kunyurwa n'Imana kurusha ibyo Satani yamuha byose. Amuneshesha kumenya ko ibiboneka ari by'igihe gito, ariko ibitaboneka ari by'iteka ryose. Yarananiwe mu mubiri, ashonje, yenda gupfa, ntacyo afite, bituma Satani amwibeshaho. Ariko icyo Satani atarazi nuko yari akomeye mu mutima imbere. Wibuke ko ari umwuka wera amujyanye mu butayu. Mwene data, ushobora kuba unaniwe, ucitse intege, wihebye, Satani akaba arimo
akakongorera akuzuza ibitekerezo bidahuye n'ukuri kwa Kristo wizeye. Ariko ndashaka kukubwira uyu munsi nk'uko Pawulo yabwiye Abefeso, aravuga ngo ibisigaye ukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Wambare intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ibyo yabivuze neza ngo ni intwaro z'Imana, si izawe. Iz'Imana nizo zonyine zituma ubasha guhagarara. Komeza rero wibuke ko Satani uwo yaneshejwe, nta bushobozi afite. Umurwanye, umuresiste uhagaze ku kwizera, maze ubone uburyo utsindishirizwa n'ubuntu bwa Kristo. Imana iguha umugisha.